Duherukana papa wa Roza yikubita hasi, ubwo umugore n'umwana bararize cyane agahinda karabica. Umugore ati sheri kanguka. Ubaye iki sheri? Urimo kunyumva? Ubwo kabucura Jasmine ati urimo kutwumva papa? Kanguka. Mama papa baye iki? Ubwo umugore yahise ahamagara muganga, aramubwira ati muganga banguka rwose birihutirwa. Umugabo wanjye aguye igihumure, banguka udutabari. Ubwo amarira yakomeje kuba yose. Ako kanya muganga ahita aza yihuta cyane ati bigenze gute se? Mama wa Roza mu gahinda kenshi ati umugabo wanjye afite umuriro mwinshi cyane, ari mu byago n'ukuri ndakwinjiza rwose tabara ubuzima bw'umugabo wanjye muga. Muganga ati muceceke mwigira ubwoba, reka mujyane tumufate ibizame tumenye ikibazo afite. Ubwo ako kanya ka kana gato ka Jasmine nako kahise kikubita hasi. Mama ati Jasmine mwana wanjye ubaye iki? Nyagasani ubwo ako kanya bahise babajyana mu bitaro bombi. Roza nawe abarahageze maze ati mama papa na Jasmine bari hehe? Mama ati Roza mwana wanjye papa wawe ntago ameze neza, papa wawe ari mu byago ndetse kandi na Jasmine nawe nuko bose ubu umuganga yabajyanye. Ahubwo se amafaranga ya papa wawe wagiye kwaka urayazanye? Tugomba kwishyura amafaranga y'ibitaro. Roza ati mama mfite udufaranga dukeya, natwo kandi naduhawe n'umukozi ukorana na papa kubera ko bosi we yashatse kunsambanya ku ngufu ngo abone kuyampa, ubwo ndabyanganirwa naho ahita yanga kuyampa. Ubu se turabigenza gute kuko mama niba na Jasmine yarembye ubu se basameze neza? Mama ati ubu ngubu byancanze mwana wanjye, sinzi rwose biri kutubaho ngo ni ibiki. Tugomba gusenga, ahasigaye nahanya gasani pe. Ubwo ako kanya muganga ahita aza maze ati munyihanganire nababaza. Mama wa Roza ati muga umwana wanjye ameze ate? Umugabo se ameze neza? Muganga ati umwana ameze neza, igisigaye ni ukumuha imiti imworohereza, gusa nyine muhumure yagarutse ubuzima. Afite gutangira kunywa imiti rero ngiye kubandikira, iyo miti kandi azayinywa iminsi 4, ubundi rwose akaba yakize. Nizere yuko amafaranga mwayazanye. Ubwo Roza ati nese muga watwemerera tukamugeraho aho arwariye? Muganga ati cyane rwose nta kibazo mwaza mukamureba. Ubwo nta kindi cyabaye bahise bihuta barinjira, nuko maze basanga akana ka Jasmine kari maso disi. Nuko mama wabaza Roza ati wishyuye twa dufaranga sero? Roza ati yego natubahaye mama, ahubwo nta yandi mafaranga nsigaranye, sinzi rwose ukuntu biri bugende. Nyina ati ubu se kuko turagura iki imiti bari bagiye kutwandikira? Roza ati ndakora ibishoboka byose amafaranga aboneke humura mama, byose biraza kugenda neza. Mama wa Roza ugabaza ka Jasmine ati Jasmine urumva umeze gute se mwana wanjye? Akana kati meze neza mama. None se papa ari hehe? Nshaka kubonana na papa mama. Ubwo muri ako kanya muganga yitaza arangije ati munyihanganire. Ubwo atarakomeza kuvuga umugore ahita amuca mu ijambo ati muga umugabo wanjye ameze neza, ese twamureba tukabonana? Muganga ati mutwihanganire, twagerageje kuba twakora ibishoboka byose kugira ngo dutabare ubuzima bwe, ariko byanze birangiye apfuye. Nyagasani bose bahise bikanga amarira bazenga mu maso. Ubwo maze batangira kurira umugore ati oya we ntago bishoboka n'ukuri, ibi ngibi ntago byaba kuri twebwe rwose muga. Ubwo muganga arabakomeza kubabwira yuko rwose ibyo babwiye ari ukuri, ko umugabo we cyangwa se papa wabo yitabye Imana byarangiye. Ubwo nta kindi cyabaye. Nyuma y'ako gahinda hakurikiye ibyo kumushyingura. Ubwo barangije kumushyingura ka Jasmine ka bucura kabo, mu magambo yuje agahinda ati koko papa uradusize, nari nyigukeneye n'ukuri papa. Ubwo Roza niwe wasaga nk'ukomeye ati mama tugomba kugira umutima ukomeye, Jasmine aradukeneye. Mama wa Roza ati nese dukora iki ubu ngubu koko? Umugabo wanjye ntabwo yari akwiye kudusiga pe, ubu buzima si buturabubaho gute kweri? Roza ati mwirira rwose, nimureke dukomere maze dushyire hamwe. Ubuzima ntabwo bugizwe n'imibabaro gusa, kuko ibyiza bidutegereje ni byinshi cyane imbere yacu rwose ni heza. Ubwo ibyo byararangiye maze barikomereza batangira ubuzima bushya.
Tugarutse muri wa muryango wundi ukize, wa mukobwa Judy abaza mama we ati mama habaye iki ko mbona usa nk'umuntu uhangayitse? Mama wa Judy ati Judy mwana wanjye, nkeneye umukozi mushyashya, uwo twari dufite yagiye, kandi uriya mukobwa yari umwibone cyane, yagiraga n'utugambo twishi, akavugira hejuru nk'aho ari twebwe abakozi be wakaba boss. Mbese nyine undi mukozi nshaka ndifuza yuko yaba ari umuntu witonda kandi uzi ikintu cyo gukora. Judy ati nese uhangayikishijwe n'iki nyine mama? Uzabona undi mukozi humura, nese niba buzuye hano wigira ikibazo rwose mama, ahubwo reka tujye muri resitora, ngiye ndumva nshonje kandi nyine narambiwe pe, urabizi kandi sinajya mu gikoni guteka. Mama we ati okay, ngaho reka tugende nese nagirane, gusa nyine nanjye rwose nkeneye kuruhuka mu mutwe pe. Ubwo nta kintu cyabaye, bahise bagenda. Tugaruka muri rwa rugo rw'abakene ubwo Rose abatetse. Jasmine ati mama burya inzara ni uku nguko iryana. Rose aramusubiza ati humura rwose ngiye guhisha ibya nimugoroba Jasmine. Ubwo Rose wari utetse ati ahubwo se bino biryo koko by'uyu munsi biraza kuduhaza, ariko se mana koko ibi ngibi bizarangira gute koko? Dufashe n'ukuri dutabare, niwe dutegerejeho ubufasha pe. Ubwo ibiryo byarahiye maze batangira kurya, gusa ariko Rose we yaryaga rwose ubona yuko atabishaka. Nuko maze mama ati Rose mwana wanjye, kuki utarimo kurya? Rose ati humura mama, ngiye nariye rwose nta nubwo nshonje, ahubwo mwebwe bon appétit. Ubwo mwana muto Jasmine atese kubera ukiri kutubeshya koko urimo kubeshya ngo wariye kandi utigeze urya n'ikintu na kimwe. Mama wabo yahise abibona yuko Rose yabitangiye kubera yuko ibiryo byari bikeya, nuko ati Rose mwana wanjye, ngiye ntago nshonje pe, akira arya nibi ngibi byanjye mwana wanjye nta kibazo ngiye numva mfite. Jasmine nawe ati nanjye ndumva nahaze Rose, akira afata nibi ngibi byanjye. Rose adisuga agahinda karamwica maze ati oya rwose pe, ngiye ntago nshaka kurya, ntago nshonje, gusa nyine dukeneye gufashanya muri bino bihe turimo bitoroshye. Nabizi yuko bizamera neza kandi rwose bitari kera, byanga bikona naza kubona akazi vuba. Ubwo mama wabo disi agahinda karamwishe maze asuka amarira. Kakana ka Jasmine gati mama ihangane rwose wirera n'ukuri pe ndakwinginze, sinarigeze nkubona rwose urimo kurira gutya amarira yuzuye mu maso. Ubwo kakana ka Jasmine kabasubijemo imbaraga karababwira kati ngani mureke ibiryo tubishyira maze dusangire, tugire umutima ukomeye twihangane. Ubwo barihanganye kuko maze batangira gusangira, gusa ariko nyine ubona yuko bari kurenzaho, na cyane yuko bari bagifite agahinda ko kubura papa wabo wari witabye Imana. Ubwo ibyo byararangiye, nuko mu gitondo mama wa Rose agiye kugenda, Rose aramubaza ati mama ugiye hehe? Mama we ati mwana wanjye ngomba gushaka akazi, ndakora ibishoboka byose mbona amafaranga kugira ngo tugurire imiti Jasmine nawe ataza kuducika nk'uko papa wacu yaducitse. Rose ati nanjye nshaka akazi rwose mama, sinshaka gukomeza kwicara ngaha mu rugo kuko tugomba no kwishyura iyi nzu kandi byose biri ku mutwe wacu mama. Mama wa Rose ati ukeneye kuba uri hano rwose mwana wanjye Rose, ukagumana murumuna wawe, ngiye ndaza kugaruka. Ubwo mama wa Rose yahise ajya muri quartier z'abakire ajya gushakisha akazi maze ugahera ku wa mbere ati muraho neza. Ubwo umugore yasuzaga ati muraho, murimo murafunguza se? Mwihangane nta kintu rwose mfite ngo mbafungurire mwihangane. Nyagasani mama wa Rose ati oya ntabwo ndi umusabirizi, ngiye nshaka akazi, ahubwo nabazaga niba nta mukozi wo mu rugo mukeneye. Uwo muntu yasabaga akazi ati oya nta mukozi ngiye nshaka, genda urebera ahandi. Ubwo mama Rose yakomeje gushakisha akazi muri quartier z'abakire, agenda yivugisha mu mutima ati uko byamera kose sincika intege ye, ngomba gushaka akazi ngatunga abana banjye byanga bikunda. Mama Rose ubwo yageze ku wundi muntu maze ati muraho neza, undi ati muraho twabafasha gute? Mama Rose ati zino quartier ko mbona ari iz'abakire se buriya nta hantu wandangira akazi, nta muntu wabuze ukeneye umukozi wo mu rugo? Uwo muntu ati oya pe, njye mfite umukozi, ariko ushobora gukomeza nyine ku gipangu gikurikira iki ngiki, umuturanyi wanjye ndabizi yuko akeneye umukozi. Mama wa Rose ati nese mwandangiye neza niba ntabagoye? Ndangira pe, nukuri nkeneye akazi. Ubwo uwo muntu ati komeza imbere gatoya ni ku gipangu cya 18. Mama Rose ati
urakoze cyane kumfasha, Imana iguhe umugisha. Ubwo nta kindi cyabaye mama wa Roza yahise akomeza aho bamurangiye, mu kuhagera asanga ni mu rugo rwiza cyane. Mu mutima ati ni ukuri Imana imfashe rwose mbona akazi pe, ngomba kugaburira umuryango wanjye. Yagezeyo baramwakira, kumbi yari aje kwa Judy. Ubwo mama wa Roza yaraje aramuganiriza amubwira ikintu akeneye. Nuko mama wa Judy ati none se uzi guteka neza ukamenya no kumesa? Mama wa Roza ati yego rwose ndabizi pe, nzi guteka neza ndetse nzi no kumesa n'ibindi byinshi rwose byo mu rugo, kubera yuko nawe urabona ndi umuntu mukuru mbifitiye uburambe. Ni ukuri kandi rwose nkeneye kano kazi kuko umugabo wanjye yitabye Imana ejo hashize, kandi nyine mu by'ukuri umuryango wanjye ni njyewe utegerejeho amafunguro ya buri munsi. Nyine birumvikana aho umugabo adahari n'ijya ugomba kuba mari. Mama wa Judy ati okay, mwihangane kandi kubwo kubura umugabo wanyu. Hanyuma rero urampa ibyangombwa byawe kugira ngo tumenye neza umuntu tugiye gukorana mu buzima bwa buri munsi. Mama wa Roza ati urakoze cyane rwose mabuja, nta kibazo reka nze mbiguhe. Mama wa Judy ati okay, ukibima rero uhita utangira akazi, reka nze ngutembereze inzu yose umenye rwose n'ahantu hari igikoni ndetse n'ahandi hantu hose ukeneye kumenya. Ubwo yatangiye kumwereka, nuko amujyana mu gikoni ati hano rero ni mu gikoni niwe uzajya utegurira amafunguro. Hanyuma rero mfite umwana w'umukobwa tubana witwa Judy, ni umwana w'umwibone cyane, nuko uzamwihanganira. Ikindi kandi nuko agira umujinya mwinshi cyane. Hanyuma ni umwana ubona amakosa muri buri kintu cyose. Ubwo nyine birumvikana ugomba gushakisha ukuntu muzashobokana. Ubwo bakomeje kumutembereza banamubwira byinshi agomba kugenderaho. Tugarutse mu rugo kwa mama Roza kandi, ubwo nyirinzu yaje kwishyuza amafaranga yahasanga Roza. Nyirinzu ati nshaka amafaranga y'inzu yanjye kandi mugomba kuyama uyu munsi. Ubwo Roza ati ndakwinyize rwose tubabarire rwose duhe iminsi mikeya, twagize ibyago papa wacu nyine yitaba Imana ejo hashize. Nyirinzu ati ibyo ngibyo njye ntago bindeba, icyo mbasaba ni ukunyishyura amafaranga y'inzu yanjye. Ikindi kandi iyo minsi uri kunsaba ntayo mbahaye, muraba amafaranga yanjye ubu ngubu nonaha cyangwa se munsohokere mu nzu. Nibyo ngibyo nta bindi. Nyagasani disi. Ubwo Roza yahise yikangamo, na cyane yuko nta dufaranga na duke yari afite. Yo, uratekereza se ubu bagiye kubigenza gute? Ubu se uramutse uri bo wakora iki? Ese waba uzi ibigiye gukurikiraho? Andika igitekerezo cyawe muri comment utubwire ukuntu uri kubyumva, ubundi ube hafi cyane udacikwa na episode ya 3. Mboneraho kandi kukubwira yuko iyi nkuru izagusigira isomo ridasanzwe yuko nta hantu burya Imana itagukura ndetse kandi nta n'ahantu itakugeza. Reka twongere tubonane muri episode ikurikira. Hanyuma kandi niba wayikunze ukare kuri buto ya like ndetse na subscribe niba rugamba rugeze ahangaha, kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira ndetse n'izindi nkuru zibanda ku rukundo bagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.